Yes, nk'uko rero nabasezeranyije iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro n'abakora ubushize ku kijyanye na love line cyangwa se imirongo y'urukundo. Hari byinshi nagiye mbaganiriza, nagiye mbasobanurira, nagiye mbaha fact ku bintu bijyanye n'abo bantu, nagiye mbona amakoro menshi y'abantu bagenda bambwira ibintu bigiye bitandukanye, ariko bakanambwira ko ibyo bintu byo ari byo koko 100%. Uyu munsi rero nje kukubwira nanone ibindi bintu bitandatu nanone bikuranga, nanone wowe ukora utabizi ariko ukaba uri umuntu udasanzwe kubera uno murongo ufite. Benshi mwagiye mugira amatsiko nyine mugenda mubona ukuntu bimeze, ariko uyu munsi none reka ngukorere no igice cya kabiri cyari cyasigaye kugira ngo dusoze kuri iyi love line. None ubutaha nzabakorere n'andi maline mwagiye mubona amahanga kuri iki gishushanyo muri kubona ku ruhande. Gusa kuri uyu munsi nari nifuje kongera gukora part 2 kugira ngo nsoze noneho burundu ku bijyanye n'iyi love line cyangwa se umurongo w'urukundo uri ku kiganza cyawe cyangwa se ujye ugenderaho kugira ngo ubashe kumenya ahazaza hawe uburyo ki hameze. Twihuse cyane rero nanone ntabwo njya mbasha kubatindira, reka nihute ngere ku kintu kikuranga. Sibwo turabyita icyambere cyangwa twite dukomereza kuri nimero cyagiye bushe twe twagarukiye kuri 6, reka tubyite 7 kugira ngo bize kukorohera. Niba warereje part 1 uhita ukomereza kuri part 2, sinze kuvuga ngo nanone ikintu cyambere. Yes, birahita bitworohera. Reka twite dusimbuka tugere ku kintu cya 7 cyuzuza cyangwa se gikomereza kuri part 1 twari twasoje bwa mbere, kikuranga niba koko ufite ino love line yambukiranya igakora icyo bita half moon. Ikintu cya 7 kikuranga uzinukwa nabi, ntago ari vuba. Kuzinukwa nabi biranga uyu muntu cyangwa se we bikuranga niba koko ufite ibi bimenyetso ndi kukwereka mu biganza byawe. Ni wowe muntu wa mbere, nkuko muri part 1 nababwiye ngo arakunda cyane akarenza, nyine agira urukundo rurenze. Niya zinotwa zinokirirwa rimwe, ariko kuzinukwa ndi kuvuga ntago bijyanye n'urukundo gusa, ni mu buzima bwose. Iyo umuhemukiye mu kazi, iyo utamubaniye neza mu kazi, akavuga ati ibi bintu nakoraga ndabizinotswe. Mwibuke neza ko muri part 1 nababwiye ko niwe muntu, iyo umufite muri business yawe uba ufite umuntu wa danje, uba ufite umuntu udakwiriye gutakaza, kuko ni umuntu witanga kurusha wowe nyiri business. Ariko numuhemukira cyangwa nushaka kumuca intege cyangwa se abakozi nibakubwira amabwire bakamurwanya, kuko we atandukanye nabo, yaje ari umuntu uri especially mu kazi, arabarwanya imikorere mibi yabo. Niba benshi cyane bakamurwanya ukabumvira ukamurekura, azahita zinukwa akazi kawe burundu, ku buryo kiniyo nyuma wabona ibintu biri gupfa ugashaka kumugarura adashobora kugaruka. Aramaramaza akavuga ngo nagasezeye sinzakagarukamo. Niyo wamubwira ngo naguhembaga miliyoni 2 ngiye kuguha 10 ntashobora kugaruka, ntashobora kugira gute. Niyo mpamvu muri part 1 nababwiye ngo ntuzifuze kumutakaza, kuko iyo umuruzinze kumubona birakugora, kuko uzamuruzinga hari undi muntu muri business imwe wamubonye wari uzi iterambere rya business yawe, ko uwo muntu ari wari ufite mu biganza, azahita mufata direct. Niyo mpamvu nawe kuguhakanira burundu aba yizeye potential imurimo, ko nimutandukana n'ubundi azabona undi, mu gihe ataratekereza kwikorera ibyo, nkuko nabwiye ko ari umuntu ukunda no kwigenga. Kandi iyo yigenze, tube ku kantu nigeze kuba muri part 1, iyo yigenze agashyira imbaraga mu bintu bye, akuba inshuro 1000 kurusha izo yakoreshaga muri business yawe, uhite wibaza business y'urwego azahita yigezaho. Niyo mpamvu udakwiriye kumuhemukira cyangwa kumutenguha, kuko azinukwa nabi. Ntashobora kuzigira yibuka ko yigeze uba boss we mu gihe yafashe umwanzuro mugatandukana atabigize mu ruhare. Bizagorana cyane ngo kumubona uwo muntu mwatandukanye yabigize mu ruhare, kuko iteka iyo yitanga mu bintu akora abikora nkawe, ntashobora kurekura. Iyo rero bibaye ngombwa ko hari impamvu ituma mutandukana, ni wowe biturukaho, kandi yagiye agenda nabi ntagaruka. Utazigera ukora ikosa rero ugatuma zinukwa akibagirwa cyangwa se agacika burundu ku bintu yari yarasezeranye kazagukorera, kandi nawe wajya gurebesha amaso. Niyo mpamvu aba boss benshi mva kuri aka kantu ka 7 njye ku 8, nubona ufite umukozi udasanzwe muri business yawe, ukabona 1 2 3 4 mu bakozi ntibumvikana nawe, uzamenye ko uwo muntu ari we muntu uri gutuma business yawe igenda neza, kuko abo bari gushaka kumurwanya kugira ngo asubire hasi, bo babona inyungu zabo bwite wuhombe. Ntuzakora ikosa ryo gupfa kwirukana umukozi mwiza muri business. Mbisubiremo, wa mu boss we niba udukurikira cyangwa se wamukoresha,
niba ufite umuntu ukabona business yawe iragenda neza, ariko ukabona abantu 4 2 3 4 5 muri business ntibajya bahuza nawe, uzamenye ko afite karite yo kureba ibintu mu buryo batabirebamo. Bo barashaka kureba ibintu mu nyungu zabo, wowe ubona iyo inyungu idanafututse, ariko warashaka kureba ibintu mu nyungu nini, kuko iteka niyo muri mu mibare, niyo muri kubarana ibintu byawe, iteka uhora ubona biri perfect, nta ruhare wabigizemo. Ahora aguha impamvu z'uko ibintu byawe bigenda neza, kandi we nta ruhare rurenze wakoze. Nubona rero mu kazi kawe hari abantu bari gushaka kukumvisha ukuntu ibyo binakora, nyine bagashaka kujya bakumvisha ko faible ziwe zitari nziza, mbere yo gutekereza ko abo bantu 4 5 bari kukubwira ibintu bizima, wowe uzabanza urebe mu bitabo byawe bya raporo bya buri munsi aguha cyangwa bya buri kwezi aguha, ubalancing uvuge ngo ngewe ndashaka iki, ndashaka kumva amabwire y'abakozi batuma nirukanuye, cyangwa ndashaka ko iterambere ry'ibintu nkora rizamuka. Nibiba na ngombwa uzahita umuha ubushobozi burenze ubwabo bose, abikontrolere, wowe urebe inyungu z'ibyinjira, wowe unavemo, uyatashe ujye ku ruhande, umureka akora ibintu bye, azamenya ko uburyo ki aridinga business yawe cyangwa se akazi kawe kagende neza. Ariko nukuri kosa ukamuruzinga, ukamubwira ngo genda, ntago azagaruka, kandi uzicuza na babandi bose bakubwiye amabwire, uzaregreta kuko bazaba bari kukujyana ahantu bakuroha, ntago bazaba bari kukujyana ahantu hazima. Abenshi mukunda gukora amakosa, mukumva iby'abakozi bagenzi banyu bababwira, mukumva amaresa mubirukana, ariko ngewe uwo muntu nicyo kimuranga. Half moon afite igeno ry'ubuzima budasanzwe mu biganza bye, afite ibintu agendana bituma ibintu byose akozeho bihinduka, byaka bikaba byiza. Niyo mpamvu uwo muntu udakwiriye kumuruzinga, niyo mpamvu rero niyo umuruzinze akuzinukwa nabi kandi ntagagaruka. Twihuse ku kintu cya 8, muraza kunyihanganira iyo ngerageza nsobanura deeply, ninjiramo indani nkagusobanura kugira ngo niba ibyo bintu byiyizeho wumva uwo uri wowe nyawe. Uri kureba iki kiganiro utarebye part 1 nanone, kandi nanone waba waracikanye, kuko iyi ni part 2 yuzuza ibyo navuze muri part 1. Part 1 nayo iri kuri channel, nta kibazo wayireba. Reka twihute no tujye ku kintu cya 8 kikuranga wowe niba ufite ibi bimenyetso mu biganza byawe. Ubu nge sinemerewe kubikwereka kuko ibiri manga ushobora kubibona wowe ukabifata mu bundi buryo, ariko wowe ndi kuvuga wowe wirebe mu biganza byawe unkurikiye. Dore ikintu cya 8 kikuranga niba koko ufite iyi line live cyangwa se umurongo w'urukundo uhuza half moon. Ikintu cya 8, agira inshuti nkeya. Urumva ko byisanisha na kakantu barimvuze ko mu kazi ko kuba usanga tuzanya n'abantu benshi cyane kwera ukuntu agira inshuti nkeya. Kubera iki? azi guhitamo inshuti we zimufitiye akamaro. Wowe nawe ikurikirire niba ibyo ndi kuvuga ubifite, niba warebye part 1 uri kwikina part 2, ugira inshuti zingahe? Abantu bose ufite muri telefone niko muri connect cyane, uzarebe ushobora no kumara n'iminsi 3 nta muntu n'umwe uhamagaye kuri telefone cyangwa umuvugane. Kubera iki? Nta mpamvu n'imwe iri butume iguhuza n'undi muntu, kuko ntayo mufite. Aka kantu kumve neza, nta mpamvu ufite iguhuza n'abantu benshi, kuko imyumvire yawe, imitekerereze yawe, uburyo utwaramo ibintu bitandukanye n'abandi bose. Uzasanga inshuti ugira mu buzima bwawe ari inshuti zimwe zigendana nawe, zikuzi, mwumva ibintu kimwe. Niba utari umusambanyi ufite ibi bintu, nta nubwo uzagira umuntu w'umusambanyi muri wowe. Niba utari igisambo wiba ukorakora, nta nubwo uzigera ugira inshuti z'ibisambo, kuko imyumvire iratandukanye. Ahubwo abantu batari ibisambo, batagira imico mibi n'iki, uzasanga ari abantu bari close yawe, kuko n'ubundi nibo bahuza nawe ejo hawe hazaza, ugasanga kuko uri kubigendamo neza. Kuba ufite inshuti nkeya si ikosa, ahubwo nuko wanze kurema abantu benshi. Kubera iki? Demo wibeshye ukarema inshuti nyinshi, muzajya musuhuzanya. Kandi muri part 1 nababwiye gusuhuzanya, abantu mugomba gusuhuzanya ni bande, ni abantu bameze gute, ni abantu muhuje kuki. Nugira abantu benshi ukajya usuhuzanya nabo, bizarangira uri kwirangiza, kuko uri kubaha ku igeno ryiza wowe ugendana, impano yaguhaye, kuko bo ntibarifite. Niyo mpamvu rero nta nshuti nyinshi ugira, kuko nugerageje gushaka kuba inshuti yawe wasanga kamere yawe itandukanye nabo. None se ntunywa inzoga, ntunywa itabi, nturara amajoro ugendagenda ngo uri kujya kuryoshya, n'amafaranga ubonye wita ku muryango wawe cyane, kuko uri depend ku bantu benshi, kuko uri umuntu udasanzwe nkuko nabeguye muri part 1, ni wowe uzahindura amateka y'umuryango wawe. Niba ubonye amafaranga utangira kwita utekereza ku muryango kurusha utekereza ngo spendinga ku ruhande. Ba bantu bakabaye inshuti zawe benshi rero impamvu utabagira, bo bareba karite z'ibintu ukora, bagasanga ntabwo bari guhuza nawe, bagasanga ntabwo ibintu wowe ukora cyangwa se uburyo ubayeho bizisanisha nabo, bigasanga si ngombwa. Ndaguha urugero rwa hafi kugira ngo mve ukuntu utandukanye.
abantu banywa inzoga, abantu nyine banywa inzoga tubamaramaje iteka baramenyana, niyo yicaye ujya kuva mugeze ngo ngwino nkugurire rimwe, ngwino tujya ahantu ngo nkwereke ahantu ngo twinywera akantu kamwe. Niyo yabonye ahantu hari pati y'ibintu by'ibirori birimo amayoga barahamagara nabo uzareba bari connected cyane. Kimwe nk'abantu banywa itabi burya barasangira. Uzarebe umuntu mu muhanda yari kugenda anywa itabi agahura n'umuntu unywa itabi, iyo amubwiye ngo mpa ntabwo ashaka kumwima, ahita ari mu aho bageze. Ariko wowe kubera ko wowe utanywa inzoga, mbwira igihe ureka kumva umuntu agwamagara akakubwira ngo ngwino nkugurire kamwe, ntibibaho, ntibizapfa no kugushobokera. Kubera iki? Iryo jambo wowe ntago wisanisha naryo, ntago uhura naryo kuko ibyo ntubikora. Nta muntu uzakubwira ngo ngwino kantu turara ngo muri house party ngo dutwike, abizi neza ko ibiberamo mbega biratandukanye cyane n'imyumvire yawe. Icyo gihe uzasanga abandi bantu uziranye nabo bo ibyo bintu babibamo, ariko wowe batajya bagwamagana ngo ngwino tubijyanemo. Kubera iki? Si uko wowe wababwiye ngo ntago wabijyamo, ahubwo izi imbaraga ziri hagati mu biganza byawe nakubwiye ngo half line ugenda ntikwemerera ko ibyo bintu wowe wabijyamo. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ntabwo ubuzima wowe urimo bukwemerera kujya muri ibyo bintu. Noneho ibi ngibi rero byo bitegeka ba bantu babi bakagombye kuza mu buzima bwawe bakajya kuri imbaraga zikurimo, imbaraga ugendana muri iyi myizerere cyangwa se muri aya mahirwe ufite mu biganza byawe. Imbaraga zikurimo zituma abo bantu bajya kure yawe. Nta nubwo bari ngombwa ko babikwibutsa kubizamo, kuko niba bafite ubushobozi bwo kubikubwira. Wowe ntabwo usanzwe, wowe uri umuntu wo ku rundi rwego. Iki kintu ucyumve neza, ugihe umwanya uzasanga gikora bimwe budasanzwe. Reka twihute cyane kugira ngo ntaza kubatindira mbabwire n'ibindi. Reka tugere ku kintu cya 9 kikuranga wowe, niba kuko ufite izi line life cyangwa se love line, sorry mumbabarire. Ikintu cya 9 nicyo nababwiye no muri part 1, ariko none nyibabwire deeply hano. Iyo ukwezi kuzuye nkuko nawe basobanura, wenda niba utarareba part 1 ariko reka mbikubwireho gatoya. Igihe uzaba uhagaze nka saa moya z'ijoro, uzasohoke hanze mu rugo, uhagarare hanze nyine hanze aho nta kindi kintu kiri hejuru yawe. Nubona uhagaze ukwezi kukaba kuri hano, uzahita ukora amateka. Ibi nabibabwiye muri part 1, ariko nabyo nifuje kubibabwira deeply hano neza ngo mbyinjiremo. Uzakora amateka, uzatanga icyifuzo. Abantu basenga uzabyumve bakunda gukoresha iryo jambo mu nsengero, bakavuga ngo kubwo kwizera kwawe cyangwa se ikintu ushaka kurema mu buzima bwawe, tanga icyifuzo. Ngo nutanga icyifuzo Imana iragikora. Noneho nawe nuba uzi neza ko ufite hafi umuntu hano, nuba uhuza ibiganza bibiri gutya, hakazamo umurongo uteganye 100%. Noneho nubona nuza yuzuye ukwezi kuzuye ndani hejuru gutya, uhagaze ukabona ukwezi kuri hara hejuru kuruzuye gutya, ntago ari igice. Uzatanga icyifuzo cyose ushaka, cyangwa uzategeke. Noneho reka gutanga icyifuzo kuko ntawe uri kugira. Uzategeke, uvuga ati Mana ndashaka ko ubuzima ndimo aka kanya buhinduka, mbona akazi keza, ibintu ndi gukora bigende neza, ibintu byose mbega ubihamye. Nubihamya bizakora. I'm telling you the truth. Ndiho ndakubwiza ukuri kuzuye 100%. Nubivuga bizaba, kuko ukwezi kuzaba kuri munuza yawe, kuzaba kuri muri destiny yawe. Muntu yawe hafi yo mu kiganza, na muntu iri full hejuru izabikora mu bwonko bwawe. Ibimurika mu bwonko bwawe, nuvuga ngo ibintu buri gusaba biba biri direct, biba biri connected, bitabihura no hejuru, kuko uri umuntu udasanzwe. Ngira ngo nkuko mu gishushanyo muri kubibona, wowe udasanzwe ubuhuje wuzuye. Ariko iyo uri umuntu usanzwe biraponyoka. Uri kubona ko byaponyotseho ntago byuzuye. Ariko wowe kuko uri umuntu udasanzwe, lare ni ikintu kidasanzwe. Nyine ikintu iyo cyabuze ku isoko kiba ari kidasanzwe, abagifite bari abantu badasanzwe. Wowe kuko uri lare, urahuje. Ikintu uri butege ku kwezi ni kuzura kirahita kiba 100%. Benshi twizerera mu gusenga, nibyo no gusenga birarema kuko biruhura umutima. Iyo uri gusenga ukiyegereza Imana cyane, Imana ifata detachment zawe, ibintu byose biri hafi yawe bikabigira bito. Noneho nuhuza rero ibiganza byawe ugakora half moon iri muri full moon mu mutwe wawe, ikintu cyose uzategeka kizakora. Siritople kizakora. Ibyifuzo niba unashaka, niba ari na business ushaka gutangira, buretse niba ubona ugifite half moon mu kiganza, urumva tegereza gatoya izuba nani ukwezi kubanze kuzure. Nishobora kuzuzura ukwezi gutaha, igihe kuzaba kuzuye
uzahite utangira business direct. Ntihazagira ugukoma mu nkokora ngo bisaba ibingo hari wowe uzahita uzitanya kuko wowe uri mu gihe cyanyacyo, uri connected direct. Kuba wahita ukora ikintu wowe cyanyacyo kigahita cyemera kuko uri mu bihe byawe, uri muri half moon, iri muri full moon direct mu bwonko bwawe. Ibyo uri gutegeka, ibyo ushaka gukora byose biri direct, birahita bisubizwa. Ibaza ko baguha urugero bakakubwira ngo iyo uri muri full moon iri mu mutwe wawe nk'uko ndi kubivuga, niyo wategeka umusozi ngo hindukira, kubwo wowe utegetse kandi ufite imbaraga zidasanzwe ugendana, irahindukira. Kandi ubwo uri kubyumva ukumva ari ibintu bitashoboka, ariko niba kuko ufite full moon hejuru mu gihe cyanyacyo, tegeka ikintu icyo ari cyo cyose kirakunda. Reka tugende kugira ngo tutaza gutinda, tugere ku kintu cya 10 kikugaragaza nk'umuntu udasanzwe niba kuko ufite ibi bimenyetso. Agira amakenga kandi bibaho. Umuntu umeze gutya niba ufite ibimenyetso ndi kukubwira, ni wowe muntu wa mbere ugira amakenga. Reka ngoye nk'urugero rwafi kugira ngo byumve. Niba ukundana n'umukobwa tuvuga uri umuhungu ufite ibi bimenyetso, akakubeshya ngo sheri ngo ngiye kujya ngo kureba ngahantu ngo ibintu ibi n'ibi ngibi ngo ngiyemo, akakubwira ibyo yakagombye kukubwira kugira ngo byumve mu matwi wumve ko nta kibazo. Wowe iyo ugize amakenga umutima ukakubwira ati yarakubeshya, ubwo nyine we za mbaraga zikugenderamo zize zikubwira direct makakubeshya. Nushaka uzamubwira ati ahantu mbwiye ni ugiye, mbere y'amasegonda 3 kagusubiza azaba yamaze kuba igisubizo ko yakubeshya. Ataranagusubiza bizamutwara amasegonda 3 yonyine we kumura amaso yatubona kuko yarakubeshya, kuko azahita abanza kutura umujinya kubwira ngo ese nago ujye nyizera, ese nago ibintu bankubwira wumva ndi gukubeshya. Urumva mu masegonda 3 akubeshya ibintu bitatu nanone, arashaka kudefandaho ibintu bye, kandi nyamari yari mukuru kamubwira ngo ibintu uvuze nibyo, arakuvuga ngo yego, aravuga ngo mu isegonda rimwe bagusubije. Ariko ngo nibimutwara amasegonda 3 yo kubanza kugusobanurira ko ibintu ari kukubwira ari byo, azaba ari kukubeshya. Niyo mpamvu amakenga yose ugira mu buzima bwawe niba ufite ibi bimenyetso aba afite realite ya nyayo. Ni wicara ukumva kuba wari ugiye kuva nkanga ukajya mu mujyi ukumva ntago biri ngombwa kujyayo, kumva umutima uguye atari kwabyihoreye. Ntuzaburane n'amakenga yawe kuko wowe uri umuntu udasanzwe. Nuramuka ugiye mu mujyi ushaka kugenda ugahomba, ibyo wari ugiye mugasanga nta bihari, mbega ibintu byose wari ugiye gukora ugasanga urakorera ubusa. Kubera iki? Amarangamutima cyangwa se amakenga yesa kuzamo direct, ntari connecte ni half moon ugendana mu kiganza. Izi line turi gusobanura neza bitabigendana n'amakenga. Nuvuga ngo amakenga wogira ari hejuru. Hari abantu bagira amakenga ariko bakayagira basa nk'abibaza ku bundi bw'ibintu n'ibyo ra, uwo ntago ari wowe. Wowe amakenga yaba ari direct, arakubwira ngo ibi bintu bigiye kuba ntago ari byo. Uzareba kenshi iyo wicaye uri gutegura ibintu, hari igihe ibyo wari urimo ureba ukavuga ati ibintu ndimo ariko nta kintu bivuze, ntacyo biba bivuze ko kuko we ntabwo ari wowe wanyawuriwe. Ariko amakenga yawe yaje direct aba afite ukuri. Ngira ngo ibyo bintu niba ndi kubyumva kubivuga ukabyumva neza, wowe bihuze n'ibintu byose ndi kukubwira we mu biganza byawe kubyujuje, kuko nibyo bizagufasha kuba umuntu wa danje. Reka twihute tugere ku kintu cya 11 kugira ngo ubashe kumenya neza uwo uriwe. Agira icyizere abandi batagira. Bro, uyu muntu ashobora kukubwira ikintu ashaka kuzageraho, akakikubwira muri 2025, wowe kuko uri umuntu ushaka ibintu byihuta, kahita ngati ibyo bintu kuvuga ntago bibaho. Ariko muri 2030 nyuma y'imyaka 5 ukaba udafite n'ubushobozi bwo kumuhamagara kuri telefone ngakwitabe, iyo telefone ayihereza abandi bantu akaba bayitaba. Kubonana nawe ukajya umusaba rendezvous. Kubera iki? We yaremye icyizere cy'igihe kirekire, yaremye icyizere abantu batajya bayiremera. Abantu benshi muri rusange benshi bakunda kurema ibintu bita byihuta, akarema ikintu akakanya akifuza ko ejo kizahita kiba. Akumva ko niba atangiye business uyu munsi ejo igomba kuraninga nk'iyo umuntu maze imyaka 10 akora. Ntago bibaho. Ntushobora gufungura boutique iruhande rw'undi muntu yicuruza ngo ucuruze kumurusha. Ntibibaho. Ni uzabigerageze muri quartier wifungura uruhande rwa mugenzi wawe umaze imyaka 10 azakurusha abakiriya. Uzaba ufite n'ibintu byiza ariko babakiriya be bazajya baza baguciho bamugurire. Kubera iki? Yamaze igihe kinini. Ariko wa muntu ufite half moon mu kiganza araza akahashinga iyo boutique, akavuga ngo kugira abakiriya b'uwo muntu bazaze, ntago biri bunsabe kugabanya ibiciro, ntago biri bunsabe kubahendahendera ku muryango ngo nimuze mwinjire hano, ngewe nyuma y'imyaka 5 nzatuma buri muntu wese wo muri no quartier ari nge muntu aguriraho gusa. Urumva abihaye igihe kirekire, mu gihe wowe udafite half moon mu kiganza wumva ibyo bintu utabishobora. We ibintu bye byose abyizerera mu gihe kirekire.
azapuraninga ko ibi bintu ari gukora aka kanya bizamutunga nyuma y'imyaka 3, aribwo bizamuha umusaruro ufatika. Wowe kuko udafite iyi hafu muntu mu kiganza ntabwo uzabyumva, uzambwira ati ku mwana ubu kuki ukunda guta umutwe, kandi nyamara wowe uri depend ku bandi bantu. Iteka wowe ubayeho cyangwa se ugendera ku byifuzo by'abandi bantu baguha. Abo bantu badahari wowe ntabwo wabaho. Mu gihe wategura kuzaba uwo muntu nawe ugukoresha, nyuma y'imyaka 4 uzasanga ari ukuyobora, akubwira ngo kugira ubeho neza n'ingi uri bubigiremo uruhare. Ibi bintu bisobanura ibintu byinshi cyane, ariko kugira ngo ntazajya mbacanga nkabinjiza ahantu kure cyane bikakuyobera, reka njye nkoresha amagambo basi yoroheje. Uyu muntu niwe uzagucarinjinga mu myaka 5 iri imbere, mu gihe bitangiye aka kanya uri kumusuzugura. Twinjira ku kintu cyane muri cya 12 rero, kugira ngo noneho mbageze ku ndoto cyangwa se ku bintu we bikugenda mutazi. Ikintu cya 12, iyo ari umubyeyi, niba ko kuri umubyeyi nawe wowe udukurikiye ukabona ibi bintu ndi kuvuga byose wifite, niba uzi ko wabyaye ufite umwana, uwo mwana umukunda urukundo rwanatuma mwitangira, kugira ngo wumve ukuntu uyu muntu abateye. Ku mwana we yanakwitanga wagapfa umwana akabaho. Ariko abantu badafite iyi hafu muntu mu kiganza, badafite izi criteria zose nababwiye muri part 1 na part 2 ndi gukora, hari igihe kigera akabyara abana nk'umunani ugasanga ntibuka n'amazina y'umwana wa mbere ukuntu yitwa cyagiye yavukiye. Kubera iki? We nyina abyara agashyiraho ngaho akavuga ati turere tu. Ariko uyu muntu uzasanga ari wa muntu ashobora no kubyara umwana umwe cyangwa babiri, ariko ugasanga ba bana baramukontorora kubera urukundo abakunda. Niyo umwana arize wowe umutima uhita umurya akaba ati umwana wangerijwe n'iki, ahora yumva tension yo gukunda umwana we imurenze, iramuzamura ikamuvana ku rwego rumwe ikamugeza ku rundi. Niba ujuje ibintu urabizi urukundo ukunda umwana we, uri kundeba niba ibintu ndi kuvuga ubyujuje, nawe ibaza urukundo ukunda umwana wawe ukuntu rungana. Uzi ko wanamwitangira, bibaye ngombwa kupfa wavuga ati ngiye reka mfa ariko umwana wanjye agumeho. Ariko nawe urabizi ko hari undi muntu utana kwitangira n'umwana we, hari n'igihe ibiryo byaba bikeya wakabirya umwana akaburara, ariko wowe ushobora no kuburana n'inshuro 5 ariko umwana wawe akarya. Ibyo rero nibyo bintu bya danger. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye duhura umunsi ku munsi. Iyi part 2 n'indi mirongo nzayabasobanura umunsi ku munsi. Ciao ciao.